Hello guys, mumeze mute ahantu mwese muri tukeka mumeze neza batameze neza namwe Imana ikomeze ibafashe mumererwe neza. Twarabivuze ngo ntago tuzaya tuvugana tumenshuninga naha kuko twabonye yuko umva ni muri Aziya, Afrika ni henshi cyane. Ako guys nyine tuzatubabwira ngo se mumeze mute, twabwira ko tumeze nawe mujye mudusubiza muri comment mutubwire ngo siko nagiye turaza tutameze neza. Guys iyo tutameze neza ntago dukora. Iyo tutameze neza ntago dukora. Ntago twirwa tuza ngo tubuze kubabwira. Ariko nje nigeze no kwibabwira kera guys na couple nimwe yabasha kuza kuri kamera batamiranye neza nibibaho ntago byakunda. Ubwo rero oya kutamera neza ntago ari kutamerana neza. Agiye usanga wenda umwe arwaye undi atarwaye. Mwari mutari muri mood yabyo ndari muri mood yabyo ni ibintu nk'ibi. Ako agiye uri korana ikiganiro. Wenyine. Yewe urumva nabikora. Byaturuka kure. Nanjye ntabwo nzapfa kongera. Oya. Igihe nagikoze nyenyine. Oya. Nakoze agashya. Oya. No guys ikintu tugiye gukora uyu munsi iyi video series. Ko twari twibagiye ko uyu munsi turi serie turanababaye. Oya gusa iyi video y'uyu munsi no kuri wowe ugiye kuyireba irakureba pe. Irakureba nibiba byiza. Oya ntuseke serie ntuseke nubwo twatangiye duseka nami nawe uyu munsi namikini ihana. No ibintu byakaye. Nibiba byiza no kururagira icyo bikoraho kuko nibiba byiza kandi atari byiza. Oya nyine nibiba byiza ko ari cyo ayikoraho cy'inama yagira umuntu cy'icyo yayivugaho ni muri comment ari bwandike. Muanze mu byumva muanze mubabare ko tujya kwabwira ibintu bitari byiza. Ahubwo ikindi bubura kamwereka umutima. Hari abantu nzi neza yuko nyine umva baba bitonze muri bisobanura. Hari abantu batarandika muri comment. Nyine baba bumva ko kwandika muri comment hari no wenda n'abatazi nabo bayandikira niki ariko ni munsi ya video ukandika ukagira icyo bivugaho. Sere nubwo wenda hari abantu bamwe bandika bakagira ngo ibyo bintu ntabwo biboneka ntabwo bigaragara nta kintu bifasha. No kuri comment zirafasha cyane. Habe kuri twebwe haba no ku bandi barebye bazisomye se barebye iyo video. Twebwe comment ikiza cyayo wumva icyo umuntu wawe yashatse kukubwira ashobora kugukosora aho wakoze ikosa ugibona ko badukosora nubwo ari cyo bajya batubwira cyatunaniye bitewe n'impamvu runaka. Nyine muri comment ni ibintu nk'ibyo twebwe ariko nk'uyu muntu we wacu watwandikiye ejo bundi na postinze muri community nandikamo akantu ngo mugire inama uyu muntu none nkanditsemo hari umuntu wacu hari umukunzi wacu wese utwandikira kuri WhatsApp aratubwira ngo nanjye ndashaka ko hari ikintu mbasangiza noneho twe namwe wowe warebye iyi video mukagira inama mu mugira. So guys nyine nabonye ko harimo abantu baba babayeho mu nyine baba bafite imiryango nyine ubona ibabaye. Reka tureke gutinda no kujya mu magambo menshi. Ahubwo wenda ikintu turi bukore reka tubikore gutya nibiba byiza muraza kugira icyo mumubwiraho tunapininga nimero yacu hasi kugira ngo n'undi muntu uwo ari we wese wumva ashaka nk'ukuntu nyine ubundi ukuntu bimeze. Urumva ni umuntu yatwohereje message. Urumva dusanzwe hari nimero yacu iba kuri YouTube. Ubwo rero umukunzi wacu wifuje kutwandikira udukunda utubwira nyine n'ibindi byose atubwiriraho. Noneho rero iyo nimero harimo abantu benshi batayifite ariko umwe mu bayifite yatwohereje message atubwira ko yifuza ko twebwe n'abantu bacu bakunzi bacu bamugira inama kubera ko afite ikibazo kimuremereye. Niyo mpamvu tuje kugira ngo dufatanye tugire uyu muntu inama. Nta nubwo turi butinde cyane ntago dutinda cyane gusa umuntu tunasuza abantu bose baturutse kwa Rose TV show kuko nayo niyo yaturutse aradukundira ngo icyo gihe ngo twavugaga amagambo y'ubwenge. Urumva araza yinabona rimwe na rimwe tuyanyuzamo ubundi ageze aho nyinabona nanone n'utuntu tw'utujokes ariko ngo sibagirwa yuko wenda nanone dushobora kugira icyo tumufasha cyangwa se namwe abantu bacu kuko agera muri comment ibintu mwandika akabona ko muri abantu bari serie. Turavuga uzi impamvu nanone comment zacu ziba ari sa wenda kuko icyo kintu yagikomoje avuga ngo mbona abantu babakurikirana bari serie cyane ibintu nk'ibi nta gitutsi na kimwe. Oya bafite urukundo harimo nta bintu by'akajagari. Nta gitutsi nta kuvuga ibiterekeranye naki
nyine bashobora kuba ari bake ariko ni bake beza seriye umuryango wacu ni ukuri murakoze mwarakoze n'ubu muracyakora reka noneho reka dusome iyi mesaje sibyo dusome mesaje tuze gupininga nimero hasi undi muntu uwo ari we wese uri bugire icyo nawe wenda gusoma mu kuvuga amazina ye ibiki n'ibiki si ngombwa ariko nawe nidupininga nimero kuri WhatsApp tukatwandikira nta kibazo icyo uzaba wifuza ko tugeza ku bantu badukurikira tuzakibabwira aha yavuze ngo muraho neza Aaron na Sonia nagira ngo mufatanye n'abakunzi banyu kungira inama kuko ndazikeneye pe mu minsi ishize namenye ko mu bana 3 mfite 2 muri bo atari abanjye imfura na bucura nibo batarabe nyine aha uwitwa ko ari uwanjye yagize amahirwe bamujyana kwiga hanze imfura igiye gusoza segonderi iri mu wa 5 naho bucura asoje primaire nagerageje guperereza nsanga koko nibyo nyine abo bana sabanjye nifuza kumenya se w'abana natunguwe no gusanga ari mukuru wanjye dukurikirana uwo mukuru wanjye yigize ikinani mu rugo braketi nta kintu yimariye pe none ndibaza nimbibwira umugore wanjye turatandukana kandi nawe nta kazi agira byibura ngo azafashe aba bana 2 cyane ko wanjye ndi no hanze reka nyina arandika ati reka tureke gutinda kuri uwo wanjye ariko nidutandukana sinzi neza ko azabasha kurera abo bana 2 bitwa ko arabi kandi n'uwo mukuru wanjye ntacyo yabamarira kandi gukomeza kubabona baza bansekera cyane ko mukuru wanjye anadusura kenshi bituma biguma kunshengura umutima none mbigenze neza ese wowe yamujyanye hanze amaze kumenya ko atari wowe ari wowe wenyine yanditse yuko yagize amahirwe urumva wasanga muri abo bana 3 ari wagize n'aba mahirwe akaba ari ubona ni bamujyanye hanze hari abantu urumva ni birebire guys sinzi namubwiye wowe wabigenza ahubwo guys sinzi nandi twabisomye rimwe byumvikana gase wabyumvaga nyine nabyumvishe ko ni umugabo urumva ko ngerekana inana yisomye ni umugabo urumva afite abana 3 noneho 2 muri abo 3 imfura na bucura sabi wowe yagize amahirwe ajya kwiga hanze none kurarenda gusoza segonderi ubwo ari mu 5 no mutoya arasoje primaire ahubwo nyindi kwibaza gusa rero umugore nta kazi umugabo amutenda nawe nta kazi nyine ngo ni fake ni ikinani ibintu nk'ibyo ndimo ndibaza uwo muntu sibyo ku ruhande rwanjye sinzi icyo nabwiye gusa guys nyine ntago cyabura icyo mbivugaho ubutaranavuga ngo icyo bivugaho njye ikintu nibaza ari nkawe bibayeho banza wishyire mu mwanya wabyo kugira ngo ushobore kumugira inama ari wowe bibayeho wabyifatamo yereka mubwire nyine ari nayo nama nari natekereje navuze ngo niba ari mukuru wanjye ntago wenda yanditse byinshi ngo tunavuge ngo ese bahuje we na mukuru we uko babanye reka twe kubitindaho kuko ko ari mukuru we ni na mukuru we kuba yaramuciye inyuma nabwo se tugiye kujya muri byinshi nk'uko atabitubwiye ngo ese bahuye gute ibintu nk'ibyo ahubwo yaba ari kuba yaba ari mukuru ntabwo icyo aricyo kibazo uretse gatoya nyine mbanze mwumvishe ukuntu ibintu bimeze kuba ari mukuru we ibyo ngibyo nta nicyo bimubwiye ntabwo ari byo bimuteye ikibazo ikimuteye ikibazo ni iki nuko mukuru we nta kintu yimariye urumva ntabwo ari umuntu washobora gutunga urugo ikindi uwo mugore we nawe nta kazi afite urumva nawe ntabwo urumva nibaramuka banatandukanye banahanye divorce abana kuko atarabe ariko bamwanditseho uretse niba bamwanditseho nanjye nibyo navugaga nta mpamvu yo ngiye ukuntu nabitekereza uretse gato iyo bagiye gutandukana ibyo babikuraho bamukuraho ahubwo ngewe inama numvaga bagiye gutandukana bajya kuvuga ko impamvu batandukanye ari uko abana atarabe bakanabukura ahubwo reba ngiye ikintu ndimo ndavuga sibyo nta mpamvu yo kuvuga ngo aratandukana nabo kuko uwo mwana wenda usoje primaire byanze bikunze yamaze gukora ikizamini abana bamwanditseho uwo muri segonderi hari ukuntu ujya gususha
niba warabonye ukuntu ujya gususha ukonze we na primaire ayisoza abana bamwanditseho situzi wenda ngo anakoresha ubwe bwishingizi ubwo aribwo bwose abana niwe mukuru w'umuryango bamwanditseho abana bangana gutyo ugeze mu wa gatanu nyako afite nka 17 usoje primaire ni nka 12 abo bana niba atari abana bamubereye babi usibye ko niyo yakubera mubi waramureze muri iyo myaka yose aba ari umwana wagize nk'uwawe nawe umukunze ari nk'uwawe ahubwo njyewe umwana w'umuvandimwe rega aba ari uwawe kuko n'undi abo bana uwo mukuru we bamwita papa n'ubundi bamwita papa mukuru uretse n'ibyo urumva uretse n'ibyo abana kuva mama wabo batwite ni wowe mwari muri kumwe sibyo abana bavukira mu ntoki z'abareba gutya uburere bwose niwe wabubahaye ibintu byose umva nabe nyine gutya ye rero ikintu numva ngo namubwira ikintu nyine numva yakora wenda namwe muraza kutwunganira mutubwire kuvuga muri comment ko bimeze kuko nawe ari buze kuzisoma ukuntu mbyumva ndumva ntabwo gutandukana rero umuti w'ikibazo kuko nanone ntabwo wafata abana byibura niba umugore aguteye umujinya sibyo nagirire impuha abana kuko n'ubundi nta kindi kintu nibatandukana nta kindi kintu biri bitange n'ubundi babana baragiye abo bana nibagenda niyo yabafashiriza aho bari icyambere abana barabanza bishyiramo ko ari uwa papa wo nyine wari uhoze ari papa wabo barahita bamwanga kuko ni umugome rero tugiye kubaho mu buzima bubi ese kuba tutari abana be ibyo ngibyo ni nyine usanga bibaye yaba yabakundiraga ko ari abana be aho uzi gukunda umuntu ntabwo yaba ureba nkawe nika nkwereke tuvuge wenda nkawe cyangwa se wenda nawe dukurikiye gukunda muzi icyo ari cyo iyo ukunze umuntu umukundiye ikintu akamenya ko aricyo kintu umukundiye ntabwo ibyo bintu bimushimisha niyo mpamvu n'abo bana nibamenye yuko abaretse yabakundiraga ko ari abana be ntabwo nabo byabashimisha kandi izo mvune nk'abo bana bose nyabakore wabishyuriye n'uburyo kwishyura muri iyi minsi bigoye ukuntu ntabwo njye nabarekura ndiwe ahubwo wenda ikintu yakora ni ukubibwira umugore niyicarane n'umugore we namara kwicarana n'umugore we amubwire ko yabimenye yarabanza yicarane n'umugore we amubwire ko yabimenye namara kumubwira ko yabimenye nyine barabiganiraho nk'umugore n'umugabo ikindi ahubwo mvuze arabwira iki mukuru aramubwira nawe ko yabimenye amwiyame no mu rugo rwe cyane ahubwo reka mbereke ratangiye ikibazo mise nibaza ikibazo rero nuri bugira ikibazo n'abana barahita bamenye ko papa atari uwabo kuko ikintu gihari urumva umugabo ashobora guhita yisaza ngo ubwo n'ubundi ngo abana sabawe bampi hari igihe abantu bafeke bakora akirengagiza ibintu byose bafashije abana ahubwo aho mise nibazamo ikibazo nyine umuntu wese uri kubaza ikibazo ashobora no kucyandika muri comment kuko nanjye nk'icyo mise nyibaze se ahubwo mukuru warabizi ese baramushuka ariko nanone kuba yavuze ngo bahora banyisetsaho nuko mukuru ashobora kuba abizi kuko ati ndakazwa umutima uranshengura iyo mbona bagenda banyisetsaho ahubwo wenda niba wabizi nibabiganireho mukuru we wasanga uko yavuze ngo ntacyo nawe yimariye nuko atabasha kubarera babiganireho babwire yuko amubwire ko yabimenye n'umugore we amubwire ko yabimenye babane wenda babizi ariko none ikibazo nibaza nuko iyo babizi gutyo ejo n'ejo bundi papa w'abana ahita atangira kwigaragaza nka papa yahita yigaragaza n'igihe yahita atangira kumva ko azana kujya mu bana mu matwi akababwira ati rero bana muri abanjye urumva buri muntu wese noneho nk'uwo muntu uba udafite ikintu yimariye avuga ati sha abana bagiye kurangiza sekonderi ejo azaba yabonye akazi uzi ikindi mise numvaho nanone niba abona ntacyo bimubangamiyeho ikibazo yo gukiraho nuko nyine bimushengura umutima ariko niba nyuma y'ibenda tuze byuko hari igihe babatwara ari igihe papa yatangira kwigaragaza ahubwo bikamubangamira kurushaho ashatse yaguma akituriza ahubwo akabyakira akakira ukuri ariko akigira nkaho nta cyabaye akishakamo gukunda abo bana niba wenda ntabwo ibyo bintu byakunda reka nkubwire ukuntu bidashobora gukunda ntabwo wahisha ukuri wamenye uguhisha umwaka wa mbere uguhisha uwa kabiri uguhisha uwa gatatu ushobora kubona ikosa ahubwo nk'umwana ashobora gukora ikosa kubera uwo mutima mubi wifitemo ugatangira kuvuga ati ni feke nka se ugatangira gushyira rwa rwango ku bana umugore wawe yakora ikintu ukumva wahita umuturaho wa mujinya wose ufite noneho rero kubyisohoramo
biratuma abana baba inosa bataba victime za bya bibazo. Umva ni byinshi sinzi ukuntu twabivuga, namba namwe nimudufashe, wenda hari n'abantu banyuze nko muri ibyo bintu cyangwa se bafite amakuru. Harimo ibintu byinshi nyine wakwibaza, gusa wenda ikintu twababwira ngewe ukereka twanzure ngewe ukuntu nabyumvaga. Niba yumva kibafite rwa rukundo akaba ari kurakazwa na mama we na papa w'abana, ntiturize areke wenda no kwibabwira cyabibwira umugore we wenyine, yumve niba umukuru wasanzwe abizi, niba mukuru wasanzwe abizi babimenye, wenda n'umugore we abiganirize umugore na mukuru we. Ariko niba umugabo adasanzwe abizi mukuru we, abana bagume babigira ibanga, bakomezanye nyine gutyo. Ariko kuvuga ngo rekuye abana ntabwo bazaguma kugukunda, icyo ni icya mbere, bazumva ko hari icyo wari ubakundiye. Ikindi nareba imvune yagize, niba umugore nta kazi afite, ari ufite akazi, bishaka kuvuga ngo niwe wabareze, niwe wabishyura minerivare, abana bakuriye mu biganza bye, nawe ni nk'abana be, ni nk'uko nawe wafata abana bakuru umwana muri orphelinat ukamurera, numvaga yabareka. aba ari uwawe umwana buriya wikurije niyo waba waramutoye, njye nuko kuva ari uruhinja ukamurera kugera ageze iyo myaka yose, aba ari uwawe n'urukundo uba umufitiye. Ariko icyo ngewe nta kintu na kimwe nako ndi bwongere kubirenzaho, ahubwo abantu badukurikira ni ukuri nimudufashe pe, nimudufashe, harimo n'abantu babifite ibintu byinshi babivugaho. nawe araza gusoma muri comment, noneho araza gusoma muri comment cyakora ikindi kintu twababwira, nawe aze gufata umwanzuro, yumve wenda ibyo twari twagerageje kuvuga, yumve nanjye ikintu numva nyine nuko yari kubyihorera kubivuga. Ariko ikibazo birakomeza bimushengure nyine, umushengo umutima nyine ari bwihigemo ikintu cyo kumva ko ari ibintu bibaho. Oya, ikintu gihari communication buriya nicyo kintu cya mbere cyiza cyubaka urugo, kuko bitari ibyo akandi kantu kose ni nka kwa kundi umuntu arwara indwara, urumva ikaba atariyo yamwica, ariko icyuririza icyaha kikaba aricyo kimwica. Ubwo rero nawe nabiceceka agakomeza kubiceceka, akantu gato kasazamo noneho kazabisenyera. Nabivuge babiganira, ariko naganire n'umugore we amenye ukuntu ibintu bimeze, amakuru ari bukure ku mugore we niyo ari gutuma afata umwanzuro. Ubwo mwebwe muramugira inama, yumve izacu yumve n'izanyu, yikuriremo umwanzuro we nk'umuntu mukuru. Noneho turaza gupininga nimero yacu ya WhatsApp hasi muri comment, hasi nyine muri description, undi wari wese wagira icyo ashaka ko tumugiramo inama yatubwira. Turabakunda cyane. Cyangwa se ashobora no kuba atari inama, ari ikintu wenda yifuza kuba yatubwira ariko tukagisangira namwe, cyangwa twebwe gusa simbizi ukuntu nyine kugira ngo twongere communication yacu namwe. Hari igihe mama ushaka wenda nko kutubaza ibibazo kandi utari byandike muri comment, ukaba wabitubwira wenda tukazaza kubisubiriza kuri kamera nyine n'ibindi byinshi. Turabakunda cyane kandi ni ukuri turabishimiye, tujya tubyandika muri community tukababwira utuntu n'utundi uko tubitekereza, gusa nyine turabakunda cyane. Gusa ikintu mugishyire ku mutima no kuri umuntu mumufashe, dukomeze kubana neza mu rukundo nk'abavandimwe. Turabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda, kubagirira neza. Abantu babona ko uyu munsi nitonze bame like. Oya, ntabwo ari gukinira mu bintu nk'ibi. Nari nabaye kugeza. Bye bye. Iyo